nyuma ya diru yo muri South Africa ya Mutesi Jolly na miliyoni y'amadolari, ambasade kintervena uyu mukobwa akava amahoro. Nyuma ya kese yo muri Kenya n'umunyakoreya waje gufungirwa mu Rwanda, Mutesi Jolly akabivamwa amahoro. Bombo clat Mutesi Jolly nzakugwa inyuma wenjo wangu. Musome inkuru. Musome inkuru Uganda byacitse. Umuhanzi Bobi Wine ari gutabaza Bebe Cool nako. Bebe Cool ari gutabaza ngo Mutesi Jolly aramusikaminze. Yamusikaminze iki? Mwarebye? Murabibona? Murabirangaria? Dore message ya Bebe Cool ngiye. Dore. Yataginze Paul Kagame. Yataginze president. Yataginze president w'u Rwanda. Mwemurete. Ego ku gitare cy'amahanga yagize ati inkuru kimaze kuba inkuru imaze amasaha 3. Mutesi Jolly na Bebe Cool turashize, dore ngiye inkuru. Mutesi Jolly buretse gato muze tuyivimuzi, abana bararakaye turaza gusubira inyuma. Erega narababwiye ntabwo ibi ntabyoroshye. Umuhanzi Bebe Cool nukuvuga ngo mu ntiza amatwi gato, nukuvuga ngo umuhanzi Bebe Cool waratakamba kamishi zamuka. So Bebe Cool byamugendekeye gute? Reka maze mfungure hano. Erega nababwiye ngo ikintu kidashoboka, nje naravuze ngo ibi ni byiza nzabivuga, nibiza nzabivuga, ni kibi ni kiza nkivuge x. Reka nze nkuru tuyivimuzi tunakwisha ngo bimeze bite rero. Umuhanzi Bebe Cool afashe umwanya we aratabaza, arandika agira ati ndatabaza this woman Mutesi Jolly stays in the UK. Ariko yakoresha amafoto ya Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yashubije. Mutesi Jolly aramushubije. Mutesi Jolly ahisa amusubiza. Ntabwo umugande wamurya. Ndavuga mfite amatsiko. Bebe Cool Mutesi Jolly yamusikaminze ati kubera iki Mutesi Jolly aje atanguranwa akaza gusubiza, kaza mbikore screenshot atarabise. My sister should not have responded to them. Bebe Cool, he just wanted to use your name. Wait. Mbabwire mureke inkuru tuyitatamure. Amaji urahari? Muranyumva kuri TikTok muri kunyumva? Turakumva n'umutima wacu n'ubwenge bwacu. Muri kunyumva? Musibo kumugize Imana none hose. Uravuze? Hakugize Imana baragukuma n'umutima n'ubwenge byose. Of course niko bigomba kugenda, niko bigomba kugenda. Tunabisiga nkagera ku 9,000 kamishi. Iki kintu nukubera iki Bebe Cool ahisa ataginga mana yanjye we. Ataginze ndapfuye kudufata. No sibingi ibintu byataginze ko ataginze umuntu utabaho. Yataginze Arsenal, ataginga President Kagame, ataginga nukuvuga ngo Bebe Cool mu kibazo cya Mutesi Jolly azanyemo n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Muhozi Kainerugaba. Muhozi mu rugamba mu rugamba ahisa azanamo umugaba mukuru w'ingabo. Kana wigeze kugira aga crash kwa Jolly. So nukuvuga ngo we nukuvuga ngo atagize His Excellency President Kagame. Urimo kumva? Ariko mbere yo kumutaginga aravuga ati sindi bugutaginge wenyine ngomba ku dore murebe. Aravuga ati ntabwo ndi bugutaginge ngenyine kuby'umukobwa. Dore ngiyi tweet ya ntuza musome ngiyo tweet y'umuntu bita Bebe Cool imaze amasaha 3. Aravuga ati ntabwo nakwihanganira kubona ibinkorerwa. Mutesi Jolly yaranyibye. Mutesi Jolly byo yankoreye ntabwo nabyihanganira. Nyakubahwa President n'uvuga ngo Nyakubahwa President ndatabaza
hano habaye iki? Ni ukuvuga ngo tugiye kujya mu binyamakuru kuko ibi binyamakuru bya Uganda urudi byamaze kwandika ibinyamakuru bya Uganda byamaze kwandika bahita bafata wino bari abantu ba mbere nabonye bari sharp bamaze kujya wino tugiye kureba noneho ngo byagenze bite ubu ndi kwibaraguza ariko amakuru make yamaze kungeraho already ati ngewe numiwe nyuma ya diru yo muri South Africa ya Mutesi Jolly na miliyoni y'amadolari ambasade Kentervena uyu mukobwa akava y'amahoro nyuma ya kese yo muri Kenya n'umunyakoreya waje gufungirwa mu Rwanda Mutesi Jolly akabivamwe amahoro bombo clat Mutesi Jolly nzakugwa inyuma wenjo wangu Mutesi Jolly arabafata akabakona Mungu wangu iyi nkuru iri interese mu buryo budashobora kumva abantu mwamanutse abantu mutari kuvuga hano ndashaka kubaza nkawe ubu nkawe umaze iki zamuka Shadia urumva ndavuga umunwa wanjye urahari ceceka ndabibona yabahaye ba nyina tu urinde wowe manuka wowe manuka na miracle ici tugende gatoya so nukuvuga ngo hano tuza kureba tayari yamaze gutungana so tugendane gake so nukuvuga ngo iyi nkuru zamuka ese amaji agiye iyi nkuru ni muza kuyitegereza ntabwo ari inkuru iri mwende ni inkuru ndetse gende Bebe Cool ni bonomane uburetse gato genda gato kamishi tugendane gato tube turetse gutuka Bebe Cool tutaramenya exactly what is going on kuko kugeza abasanga tutamenya iki ntabwo twajya tujampinga ngo tujajinge Bebe Cool tutaramenya ntabwo ahangaha we icyakoze aratabaje dore soma message ngiye muri screen avuze ko yabaye scammed by Mutesi Jolly sibyo ntabwo twumva details tureke kujajinga sibyo Jolly ngo igize kese ya miliyoni y'amadolari ako suba hehe zuko utaba muri iyi si uzi ko utaba muri iyi si nturanye n'abatinganya imana niyo se kese irazwi ariko so waburetse ubahe reka neza abatwi ubahe account ndayibonye Bebe Cool hano ngiyi nkuru hano irahari give me a second Mutesi Jolly yarategereje iyi tweet kuko immediately ahise asubiza mu masaha 3 nawe ahise asubiza umuntu bita Bebe Cool wasanga bari no gutwika urimo kumva ahise amusubiza aravuga ati nk'icyamamara urahubutse ntabwo ahakanye ko atigeze aba scammed ariko aravuze ati hangane nk'icyamamara ntabwo agombaga kubwanuka kuri social media turashize ni ukuvuga ngo hari ikintu mutari gusobanukirwa mutumva ahangaha ese ko ndabamwumiwe ahangaha Bebe Cool avuze ko agiye kumena umuceri nta kintu aravuze ngo the big news iri mu nzira iraje mujye mu kinyamakuru UG Milo abatipe bahita babiteguye uyu nguyu niwe Mutesi Jolly mafia nguyu Bebe Cool ntiyaba yitiranije Mutesi Jolly ni ukuvuga ngo hano nimuza kwitegereza iyi tweet uyu muntu yaba ari master planner ibintu ni bibiri ikintu mugomba kumenya
ahagaha Bebe Cool bashobora kuba baranamusikaminze mu izina rya Mutesi Jolly atari Mutesi Jolly. Turaza kubira muri details ariko biranashoboka ko baba barasikaminze Bebe Cool atari Mutesi Jolly ubikoze. Atari Mutesi Jolly ubikoze cyangwa n'izi deal bakoze atari Mutesi Jolly. Nose Mutesi Jolly first of all statement yakoresheje muri iyi tweet avuga ko Mutesi Jolly aba muri UK. Mutesi Jolly aba muri UK, turaza kubimenya reka. Inkuru nibwo igiye gutangira. Yavuze ko yamubonye babonanye amaso ku maso. Niba barabonanye amaso ku maso Mutesi Jolly ibi bintu uraza kubisobanura uburyo w'iby'umugande. Jesus. Mutaping screen. Ya nari mfunguye aga space kugira ngo abantu babone iriya tweet mu buryo buboroheye. Ya muze kuvanga mugende muyirebe. Nukuvuga ngo ibinyamakuru byacu bigenda buhoro. Iyi nkuru amaze kuyandika kare. Ibinyamakuru byacu bigera nk'akanyamasyo. Inkuru mugende nabafashije mugende muri ka konte kanje gato muraza gusangaho intuza, muraza kureba tweet nayishyizeho, muraza kwivanaho reference munsi mujye mu makomenti, muraza kuhasanga ibinyamakuru byanditse. Hari icyo bita Uganda Mirrors nabonye cyo cyamaze gukora inkuru irambuye nayo ari kuri short, ntabwo cyayikoze yose, nibwo muri buze kuvanamo iyi nkuru na summary gato kuko ntekereza ko ikinyamakuru cyamaze gufisha Bebe Cool kuko kiravuga ko Bebe Cool yabwiye ko none hagiye gukora inkuru irambuye kuri iki kibazo. Izina rya Mutesi Jolly ryarakoreshejwe mu guscaminga Bebe Cool. Izina rya Mutesi Jolly ryarakoreshejwe cyangwa Mutesi Jolly niwe wakinnye deal na Bebe Cool. Biraza kuza mu nkuru irambuye. Turaza kubyuba mu nkuru irambuye. Ariko iyi nkuru ishobora kuza kuryoha. Iyi nkuru ishobora kuza kuryoha mu murwa. Mutesi Jolly narababwiye. Mutesi Jolly niba izina rye ritakoreshejwe, iyi case akaba yirimo n'iyi deal, akaba yirimo nk'iya South Africa, akaba yirimo nk'iyo muri Kenya na wa munyakoreya we, Mutesi Jolly icyo asigaje gukora no gukora indege ikaguruka. No kudukora indege kajugujugu ikaguruka. Mutesi Jolly uyu nguyu namenye umva nakataraza zakaza. Uyu mukobwa ntabwo abaho. Izina ry'Imana Mutesi Jolly nakandare. Mutesi Jolly nakandare ni izina ry'Imana nakatazakaza azakazana. Ko mwumiwe. Y'abantu nemeye. Nabyutse mu gitondo nsanga Mutesi Jolly ibinyamakuru byo muri South Africa biri kwandika. Ambassadeur iri kwintervena ngo bagiye kumusukaminga miliyoni y'amadolari. Ndavuga ngo uretse gato Mutesi Jolly ibingibi nugutwika niwe wowe. What is going on exactly? Mu gitondo ngiye kubona Mutesi Jolly muri deal muri Kenya n'umukoreya n'umunyakoreya, umuntu wo muri Korea bro. Mutesi Jolly ko abanyakoreya batavuga icyongereza, uyu muntu mvugana mu ruhe rurimi? Yo people mwikumirwa mutapinga screen. Iyi nkuru ngiye kuyifollowinga ndayibageza akantu ku kandi. Umukobwa wa Rosel Wiri nta mikino. So abantu bamaze kuyibona ntabwo mfite gahunda yo hosting ibintu nk'ibi kuri Twitter. Twitter nihayemo ikiruhuko kirambuye, ntabwo nshaka kuba active. Nihayemo akaruhuko karambuye, nzagaruka igihe nikigera. Nihaye urumva nzagaruka igihe nikigera. Abantu barenga 300 mukomeze mutapinge screen, dukomeze inkuru nyikomereza aha. Abantu muri kuri Twitter abatagira TikTok ubu mube mwihanganye, reka mensubiye aho muri iyi minsi ndi mu biruhuko hameze nko kiyaga. Iyi nkuru ariko inkuru zayikorera no kuri Space. Iyi nkuru zayikorera hano kuri Space. Hano kuri Twitter mfite indi nkuru, hari inkuru ebyiri. Hari inkuru y'uyu mugabo bari gasuye ejo bundi agapfa. Mfite inkuru ariko uretse gato abanyamakuru tugomba gukorana inkuru ya Noeline bari hehe. Duhurire kuri Twitter, duhurire kuri ntuza kuri TikTok. Abantu mudakoresha TikTok mwarahombye rega. Ikintu bita show business ngiye gikorera kuri TikTok. Mutesi Jolly ati
ntabwo ari njyewe ahubwo ni uwitwa Akansasire. Ndashaka kureba Mutesi Jolly we, ndashaka kureba Mutesi Jolly ndebe we icyo abivugaho. Mutesi Jolly nawe ariko uyu nguyu waroroshye. Mutesi Jolly nawe yahise akora kuri TikTok kamanze bakubite ibyo Mutesi Jolly yahise akora. Mutesi Jolly nta miyaga. Mutesi Jolly nawe azi ko business afite. Mutesi Jolly nawe ibi bibora byavuye kuri Twitter. Mureka tuye kwa Mutesi Jolly turebe. Ahanga Mutesi Jolly ati to who it my concern. It comes to my attention that someone has created a fake account. Ni ukuvuga ngo Bebe Cool yasigaye inyuma muri analogue bamuririye kuri Facebook. Mutesi Jolly ntabwo akoresha Facebook. Mureke murebe. Mucekinye kwa Mutesi Jolly. Murebe. Twagiye ku nkura Mutesi Jolly noneho nyirubwite ari kwivuga ari gusobanura. Mutesi Jolly akunda kwisobanura ate? Twagiye. Murabibona? Murahari? So Mutesi Jolly dore ka tugende turebe. Bombo clat fake Facebook account. Urimo kumva? Ariko se bra Bebe Cool ni umuntu ushobora gusikamingwa. Dore mukomeze murebe. Dore murebe so none no kuvuga ngo aha Mutesi Jolly arabikiriyarinze ariko Bebe Cool wabo ntegushye kabisa warasigaye muri analogue. Ibi bihamba nuvuga ngo mwaba mwarasigaye muri analogue, nuvuga ngo aba batibi baragenda bagasigara inyuma ku buryo umuntu amusikamira kuri social kuri Facebook, ku buryo Bebe Cool adashobora gutandukanya. Ngenegereje kumva statement ya Bebe Cool, ku buryo Bebe Cool adashobora gutandukanya Mutesi Jolly na Akansasire Jolly. Mutesi muri kubireba, nuvuga ngo iyi account yo kuri Facebook yitwa Akansasire, urukumva Jolly Mutesi. Murabona ko ahanga Mutesi Jolly baramurabuye, bamubwira ko ari account kuri Facebook. Mutesi Jolly n'ibingi birayikuye he? Mutesi Jolly ahita bizana nawe kuri uramuzi. Mutesi Jolly zungu wamukorana. Mutesi Jolly ntiwamukorana ikintu nawe arabizi ko nawe ari gacuruza izina rye. Ntabwo izina rye wagenda guje kurinyaho. So Mutesi Jolly ahise akora statement ngo yarabizi, ariko noneho muri comment ko numva abantu bavuga ngo Mutesi Jolly ngo Bebe Cool ngo avuga ko yahuye na Mutesi Jolly amaso ku maso imbona nkubone. Hey, baramutse barahuye ko byabarakasa mutwe, baramutse barahuye. Ariko urabona hano ko Mutesi Jolly agiye akabiterura kabizana. So ariko Mutesi Jolly ntabwo yakwihakana deal yakoze. Mutesi Jolly yakoze iyi deal yabivuga ntabwo yabyihakana. Abantu muri kuri Twitter muri kaduhuje kuri TikTok, ndatekereza mwamaze kubona ntuza mujye kwa Mutesi Jolly mu birebi ko baserwiriye bigeze ku mafaranga. Ntabwo ibingi binanabishidikanya we yanabikora, ariko noneho reka tumari turebe ukuntu ahantu bijya. Bebe Cool ni bavuze ko ari buze gukora inkuru irambuye, ubu inkuru turaza kuyumva, tu kandi inkuru nituyumva ime second, inkuru nitugeraho tuyumva neza irambuye biraza kudufasha. Ntegereje Bebe Cool wowe wazamutse hasra manuka, ntabwo kuri Twitter nkigishaka abantu bavuga, duhurire kuri TikTok. Bye. Gitare cy'amahanga. Abantu barakaye. Tegerageje kubona icyo
ntegereje kubona full story iva kwa Bebe Cool. Naho hano reka tureke twifate breaking news ngiye mwayibonye, umuntu bagomba kuba headline, rego umuntu afata umwanya akazunguruka akajya kubashakira amakuru, murabizi ko muri abanebwe aho kugira ngo uzi ko ari twabantu twandika inkuru zimaze iminsi 2 zibayeho, igihe kikaza ngo breaking news, igihe mugere mukora inkuru, mujye gukora reference mu Bugande, mujye kwirefera muri Uganda, muze mukora inkuru, muhereza abantu batazi gusoma icyongereza. Uyu nguyu no bita Mutesi Jolly cyantungura yaramugomoye yanamugize umukobwa nakasongoyeho. Mureke tugaruke mu makoyini, mwaje ndetse inkuru ya Mutesi Jolly mugende mube mubishyize mu mitwe, mwe mubitsemo ko Mutesi Jolly bivugwa ko habaho guscaminga, ariko we are not sure yet, ntabwo turaba sure. Ariko na Mutesi Jolly yarabidirinze bigakunda, agafata ikintu kira kingana kuriya akayakandiramo akagikuramo ibiceri. None Mutesi Jolly none ko atenda kurongorwa azashaka umugabo arya amafaranga y'umugabo, agomba kwiyaranja uburyo ayarya, kandi ngo kurya amafaranga mutabanje kubafungura amaguru bro, bakoresheje ubwenge. Niki mutabona bagomba kubarya amafaranga badafunguye amaguru. Aba nibo bakobwa bakoresha ubwenge, bakadiringa diru z'abantu b'abagabo, bakabarya ibiceri byanyu batigeze bafungura amaguru yabo. Bombo clat. Niki mutumva iyi nkuru ndaza kuyivimuzi Bebe Cool namara kuyikoraho inkuru irambuye.